Mwaramutse neza bakunzi ba Mwamini TV. Je ndi Mwamini, umunyeshuri wanyu wiga mu ishuri ry'amategeko, banje kubasuhuza ngo mukomeze kugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'icyo twita capacity cyangwa se ubushobozi mu rwego rw'ibijyanye n'amategeko. Capacity rero ni ubushobozi umuntu ashobora kuba afite mu rwego rwo kugira ngo akore amasezerano yuzuye cyangwa se n'ibintu bikaba byemewe mu rwego rw'amategeko. Ubwo rero kwiga ku bijyanye capacity mu rwego rw'imyaka, mbese ni iyihe myaka umuntu ashobora kuba yemerewe kuba afite ibyo yakora cyangwa se yagira ibyo yakora bikaba bidafite agaciro. Mu rwego rw'amategeko rero hari ibyiciro bigiye biba birimo bigiye bitandukanye, ku buryo mushobora kugirana amasezerano n'umuntu utafite ubushobozi bwo kugira amasezerano mwagiranye akaba yateshwa agaciro. Urugero, ushobora kuba wenda wagiranye amasezerano n'umwana uri munsi y'imyaka 18, mukagirana amasezerano mukaba mwaryamana. Icyo gihe ushobora kuba wakoze amakosa, kuko umuntu uri munsi y'imyaka 18 nta bushobozi na bukeya aba afite bwo kugira gute bwo kuba yakora ibintu bimeze gutyo, kuko aba agifatwa nk'umwana mu rwego rw'amategeko. Urwo rwa rugero rutoya. Rundi rugero rushobora kuba naguhereza, ntago ubu ushobora kugenda ngo wegere umwana ufite imyaka 15 uvuge ngo mwaguze umurima cyangwa mwaguze inzu, kubera ko ayo masezerano ntago yaba yemewe, kubera yuko uwo mwana nawe ubwe nta bushobozi afite bwo gutunga ikintu. Iyo ari ikintu atunze agomba kuba afite umuntu umuhagarariye mu rwego rw'amategeko. Icyo gihe rero amasezerano nta gaciro aba afite, kuko aba adafite uburenganzira bwo kwireberera mu rwego rw'amategeko. Rundi rugero, ushobora kuba wagura umutungo cyangwa se ikindi kintu ku muntu urukiko rwambuye ububasha bwo kwihagararira mu bijyanye n'imitungo ye, ugasanga nabwo ayo masezerano mugiranye ntago afite agaciro. Rero ni byiza yuko ushobora kubanza ukamenya ibijyanye na capacity mu rwego rw'imyaka cyangwa se mu rundi rwego kugira ngo ukore amasezerano yuzuye. Komeza kubana rero na Mwamini TV muri ibi ngibi tugiye kugusobanurira mu rwego rw'ijyanye n'imyaka. Mu bijyanye rero n'imyaka, kuva ku kwezi kumwe kugeza ku myaka 7, umuntu cyangwa se umwana nta capacity n'imwe aba afite yo kuba yaba agifite capacity n'imwe. Ariko kuva ku myaka 7 kugeza kuri myaka 18, munsi ya 18, kuva ku myaka 7 kugeza kuri 18 munsi yayo, ko ni munsi ya 18 kugarukira kuri 7, umuntu aba afite capacity ariko ituzuye. Iyo tuvuze ngo ariko ituzuye, aba afite kuba yatunga ariko akaba atagura ikintu ngo kibe kimwanditseho. Kubyumva, ubona kuvuga ngo ashobora kuba afite amafaranga akaba yagura inzu, ariko iyo nzu ntago yaba imwanditseho, kuko ntago afite uburenganzira bwo kuba yakiyandikaho umutungo. Ashobora kujya gufunguza konti muri banki, ariko akaba afite umuntu umuhagarariye kuri iyo konti. Rero muri kubyumva yuko iyo myaka ibyo iba igiye gute iba ifite. Ntabwo rero muri byane nakubwiraga ushobora kuvuga ngo waguze n'umuntu inzu kandi adafite nawe uburenganzira bwo kuba yaba imwanditseho. Kuva rero ku myaka 18 capacity noneho yuzuye, ashobora gufunguza konti muri banki, ashobora kugura umutungo utimukanwa cyangwa se wimukanwa, afite uburenganzira bwo gukora amasezerano ayo ari yose. Afite uburenganzira bwo gukora
business kuva ku myaka 18 kuzamura. Ariko cyo dushyizemo ngo ariko ubwo ni ntikitonderwa, ushatse kuvuga ngo ushobora kuba umuntu uri hejuru y'imyaka 18 afite uburwayi mu bijyanye n'imitekerereze, adatekereza neza, akaba atemerewe kuba yakora ayo masezerano. Kubyumva, nanone ashobora kuba ari hejuru ya 18 ariko akaba atemerewe ishyingirwa kuko ataruzuza imyaka y'ubukure yo gushyingirwa. Mu Rwanda yemewe ni imyaka 21, kereka iyo yabiherewe uburenganzira n'umwanditsi w'irangamimerere mu karere, niho ashobora gushyingirwa afite imyaka 18 bitewe n'impamvu zashingiweho. Ariko imyaka yo gushyingirwa mu Rwanda ho ni imyaka 21 kuzamura. Ubwo rero muri kumva yuko mu bijyanye n'imyaka harimo ibintu byinshi dushobora kubanza tugatekerezaho nk'abantu tugiye kugira ibyo tugiye gukora mu rwego rujyanye n'amategeko cyangwa se n'ingingo zizaturengera. Niba wakunze channel yacu, subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikomeza kukugeraho. Naho ubutaha, bye bye.